abantu babonye social media bayibona nk'amarongo, bayibona nk'ubuzima, ari nabo uyu munsi wa none bari kugenda bangiza ibintu. Agakurikira views, reka nkusanye turatu views, reka nkusanye turiya dufaranga, reka nkusanye, reka nikururire. Oya, buriya Imana yagufunguriye ikiganza, naho yaba atari kuri social media yagufunguriye ikiganza. Social media rero ntabwo ari ikintu cyaza ngo kireme ubuzima bw'umuntu bubeho ngo uyu munsi wa none akirate, ahubwo twahaza nk'abantu baje gutanga message, ariko ntabwo ari ahantu twaza ngo tugire nka stage cyangwa se agatute ku buryo tuhicara, kuko akenshi abantu barahangirikiye kandi bahakoreye amakosa. Hari amakosa pe, hari amakosa ku buryo social media kuyumva intera gahinda, ikindi kanera n'isoni, intera n'isoni, ikindi kumva ngo ndi umushumba, kumva ngo ndi pasiteri, kumva ngo ndi umudamu w'umushumba, kumva ngo ndi umudamu w'umuhanuzi, ndumva isoni zihita zinkora. Kubera iki? Kubera bagenzi banje ibyo bagenda bakora. Tuwabarindwi bagiye babeshya natwe dukorera Imana. Abo ntago bazabura kandi ntago bazabura, ariko ikibazo bari kugumura abantu b'Imana. Uyu mwanda uri kuri social media ndifuza ko hari ikintu Imana yawuhinduraho. Ni muri ubwo buryo rero ngemba nje umuntu nakwita ngo n'uw'Imana inyuriramo, n'uw'Imana ikoresha. Wa undi wahagaze imbere y'abantu akazura imitima y'abantu, wa undi wahagaze imbere y'abantu agahagurutsa imitima y'abantu, yarangiza akaba ari we wa mbere wica imitima y'abantu. Ese uyu muntu aribuka yuko nyuma y'ubu buzima ari ubundi buzima? Ese aribuka ko amaze gupfa iminsi yavugwamo nta nubwo yarenga icyumweru, hanyuma y'icyumweru undi muntu ateruye akamuvuga, yavuga uti vana imbere uwo mupfu? Nta mupfu barirwa mu bazima. Ese abundi abantu bajya babyibaza. Mu myanda rero nje rero kugira ngo Imana iri mu ijuru yacu yaduhamagaye, yamye dukoresha kuva kera na social media zitarabaho. Igihomora kiri muri Australia kirimo kirohereza visa, kiri kohereza amadolari 200 ku mugore ufite abana 7 kandi agiye kumutorokesha mutwaye umugabo. Uwo nguwo uri muri Australia, icyo gihomora, reka nyita igihomora si n'umuntu, ni uruhomora nyine rwarwananiranye. Abanyarwanda kera niko babyitaga. Icyo gihomora kirahita kimukurikira. Ibi tureba mu isi mw'abantu mwe, aba bagore beza muri kureba ngo uyu munsi byagezweho, ariko ubundi mwanduye bite? Byavuyeho ibi bintu, bari kujya gutezaho ibibuno, abandi bari kwikuraho inyama, bari kwinanura. Bawe ngo kandi ngo n'abakirisitu, ntago muri abakirisitu, ahubwo nimugarukire kirisitu. Mwamaze kumurekura, mwaramutaye, kuko uko yakuremye, uko yifuje kombaho. Niba aje agakubita hano igicece, mama bitangaza akakinera, akaza akankubitaho aya mabinga, hari abandi bariye n'ibiruti byanjye. Wakabaye kuba twereka urugo, hakabaye kuba twereka umugeni, hakagenda akabyara hariya tugaterura hungu na kobwa, tukinjira mu rugo rwe, tukanywa icyayi, tukagwamo fanta, tugiye kumva ngo nje ateranye, ari guterana amagambo n'umuntu w'umugore, ngo yamugaburiye ngo amabyi, ngo yagiye ngo mu kibu. Byane y'agahinda byankorogoshoye. Navuze ngo ibi bintu nibyo twari dukeneye social media. Ngo umuntu ninde? Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV, tubahaye ikaze omerere mu mpande zose z'isi, tubasuhuza abari mu Rwanda n'abari diaspora muri rusange. Turabakunda cyane. Twakiriye mama bitangaza, muramubona hano imbere, tugiye kuganira byinshi bitandukanye nyuma y'iminsi myinshi. Mama bitanga, tubahaye ikaze nanone. Nanyashimye iryo kaze, murakoze cyane. Nanjye kuri Gasaro sinari maherutse, yego, ariko nanjye nishimiye nanjye kwagaruka, kumagira abakunzi, yego, kandi nkahagira n'inshuti. Imana ibaha umugisha. Rero hari benshi bari banamaze iminsi baca mu gikari bakambwira uti ko twakubuze ku Gasaro. Numva nishimye rero kongera kwagaruka. Amakuru y'iminsi myinshi, ni myinshi, turaho turashima Imana. Social media nasaga nkaho nayiherukaho, uretse ko nta nubwo njya nza ngo nyitindeho, kuko akenshi nyizaho hari gahunda y'Imana nzanyeho. Hari ibintu biba byabaye too much mu ruhande rw'Imana, yangize ikamagurutsa rero, yemeze nk'umukanguzi. Yego.
meze nk'umukanguzi wa wundi uzinduka mu gitondo cya kare abantu bakisinziriye. Natwe rero hano social media hari ibintu biri kuhabera, hari abantu basinziriye, hari abandi bari kurenga imirongo, ikambwira uti haguruka. Yego. Maguruka rero muri ubwo buryo akenshi ntabwo nzwi mu nkuru ziza gutwika, kuko ndi mu bantu, ndi umumama w'abana 4. Yego. Ndetse n'umutware umwe kandi. Ikindi ndi umumama umaze kuba mukuru, cyangwa se umaze imyaka itari mikeya mu rugo. Ntabwo rero naza rero mu nkuru zo gutwika, kuko inkuru zo gutwika akenshi zikorwa n'abantu baba batarebeje. Ikindi kandi abantu badatinya Imana, kuko mu muhamagaro twahamagariwemo cyangwa se aho twavuye, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimumara kurya nimuzibagirwe. Hari abantu bikubise imbere y'Imana, ari nabo uyu munsi bari gutuma Imana ifunga inzira z'abandi, kubera ko bitwaye gutyo. Yego. Yarangiza ati mana ntabara, ariko yamara kurya akibagirwa, we noneho akabyita ko arimo arashaka ubuzima kandi ari Imana yari yimugaburiye. Uyu munsi rero hano kuri social media ndagira ngo mbwire abantu ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Uyu munsi inkuru ndimo ndakora, Gasaro inkuru irimo urakora, ntabwo zizasibangana cyangwa ngo ziveho. Ahubwo twebwe tuzikore nk'izizigisha abantu, tuzikore nk'abantu bazagaruka bakaza bakavuga ngo ese mama bitangaza uyu mudamu yabayeho mu kinyejana cya kangahe, yose ko tubona yadusigiye ibintu bizima, ntituze dusanga hari imyanda yadusigiye, ntituze dusanga hari inkuru cyangwa se ibihuha yadusigiye. Ahubwo dufate cyangwa se n'abana bacu, kuko inyungu nyinshi cyane turazireba no ku miryango yacu, abavandimwe bacu aho bagiye baherereye. Ntiyicuze impamvu yavukanye nawe kubera ko akubonye uri gutwika ku nkuru runaka, ku biganiro runaka, ahubwo ajya ahora aterwa n'ishema ry'uko uri mu muhamagara Imana yaguhamagariye, uri umunyamakuru Sandrine, nanjye ndi umushumba, narasizwe amavuta kandi koko mbihagazemo neza, ku buryo mu muryango habonetsemo n'ikibazo baguhamagara uti ngwino uhagarare muri iki kibazo nk'umukozi w'Imana. Ahubwo niba akazajya avuga uti niba abandi uriya nawe twarinjiriwe. Aha social media rero nsa nkaho rero maza nzanye imiburo, niko nabyita imiburo, kandi nza mu gihe cy'Imana, kandi ashima Imana ko icyo gihe cy'Imana kirakora. Hari abantu benshi bajya bambaza ese we kutajya uzutwika, inkuru ziraza zigashira zishyushye, ntago tukubona. Nkabwira ni ngewe mbere yuko social media yibaho nge nari umushumba, kandi nari umukristo. Ikindi navuganaga n'Imana, ntabwo rero social media ariho nabereye umushumba. Ikindi mbere yuko nza social media nzi neza y'Imana, nzahana Imana yankuye. Hari ubuzima bundi nabanje kubanaho n'Imana butandukanye. Rero uyu munsi ntuze kuza kumbona, hari abantu babonye social media bayibona nk'amarongo, bayibona nk'ubuzima, ari nabo uyu munsi wa none bari kugenda bangiza ibintu. Agakurikira views, reka nkusanye turatu views, reka nkusanye turiya dufaranga, reka nkusanye, reka nikururire. Oya, buriya Imana yagufunguriye ikiganza, naho yaba atari kuri social media yagufunguriye ikiganza. Nubwo nahora kuri social media, ariko sindaza nananutse amagufwa yanamye, sindaza amenya ashinyitse inzara yanyishe. Dufite uburyo kandi dufite ubundi buzima bwo muri Kristo Yesu, dufite ubuzima tubanamo nawe kandi twahoranyemo nawe. Social media rero ntabwo ari ikintu cyaza ngo kireme ubuzima bw'umuntu bubeho ngo uyu munsi wa none akirate, ahubwo twahaza nk'abantu baje gutanga message, ariko ntabwo ari ahantu twaza ngo tugire nka stage cyangwa se agatute ku buryo tuhicara, kuko akenshi abantu barahangirikiye kandi bahakoreye amakosa. Hari amakosa pe, hari amakosa ku buryo social media kuyumva intera agahinda, ikindi kanera n'isoni. Ikindi kumva ngo ndi umushumba, kumva ngo ndi pasiteri, kumva ngo ndi umudamu w'umushumba, kumva ngo ndi umudamu w'umuhanuzi, ndumva isoni zihita zinkora. Kubera iki? Kubera bagenzi banjye ibyo bagenda bakora, kubera abadamu bagenzi banjye ibyo barimo baragenda bakora. Ugasanga umudamu wasirimbaga agakorera Imana, umudamu wavugaga Imana, umudamu wahagararaga akavuga ngo narahamagawe. Uwo mudamu iyo wamurebaga ubwabyo byonyine n'isura ye, umuriro warakaga.
ibitangaza byarakorekaga. Akivuga ngo mwakire neza y'Imana, wumvaga hari ibintu bihinduka mu buzima. Kugeza uyu munsi wa none noneho social media yahindutse nka kadirake, social media yahindutse nko mu kumigina, social media yahindutse ni ukuvuga ngo ntabwo bagifite uburyo bwo kugana mu migina kuko harasenywe cyangwa se haje amazu yaranahindutse, ntibari bumenye inzira. Kadirake nayo yarasenywe, za kaoshi nazo zavuyeho, utubyiniriro natwo ntibazi iyo bigana ngirengo, kubera ko wenda batambaye ya majipo magufi cyane, kubera ko bambaye ibitambaro, bambaye ibitenge birebire nk'iki nambaye, akaza yihishe muri iyo shusho. Birababaje, biteye agahinda. Ariko nkongera nkagaruka ngo Paulo niwe wavuze ngo hari bene seki w'abarindwi, bene seki w'abarindwi bagiye babeshya natwe dukorera Imana. Abo ntabwo bazabura kandi ntabwo bazabura. Ariko ikibazo bari kugumura abantu b'Imana. Uyu mwanda uri kuri social media ndifuza ko hari ikintu Imana yawuhinduraho. Ni muri ubwo buryo rero ngemba njemo. Ni uwuhe mwanda uri kubonaho uteye ubwoba wifuza ko Imana yahindura? Gasa ni umwanda mwinshi cyane, ni umwanda mwinshi no byamaze kuba too much, byamaze kurenga urugero. Aho umugabo ashobora gufata abana akabata, noneho akaza public bakamukamera neza adafite isoni, agapfukama agatera ivi, akaterera ivu undi mugore nawe ufite abana, nawe wigeze urugo, neza kamera ntayitinye. Kera niyo byabagaho, ariko byabagaho mu ibanga. N'umuntu yabikora akumva ni ipfunwe, n'umuntu yakumva hari umuntu bimuvuzeho akihisha akirukanka. None uyu munsi ntago bakiri gutinya no ubwabyo no kubyigaragariza. Noneho biratangaje kuba umuntu nakwita ngo n'uw'Imana inyuriramo, n'uw'Imana ikoresha. Wa undi wahagaze imbere y'abantu akazura imitima y'abantu, wa undi wahagaze imbere y'abantu agahagurutsa imitima y'abantu, yarangiza akaba ari we wa mbere wica imitima y'abantu ahereye kuzo ayoboye. Ni bya bindi ngo ni umushumba uragiye akagenda atinamo iyo ari bwirire, ishishe, ibyibushye, imeze neza, ireba neza, ishingura neza, yarangiza akayijomba icyuma, yarangiza akazana akayibaga akayirira. Nuko nguko bimeze, biteye agahinda, birababaje. Ese abari inyuma yacu uyu munsi wa none ibyo turimo turakora uyu munsi, ejo ntago tuzaba duhari. Hari abantu benshi cyane bakatubereye urugero. Cyo kibazo ntago bari kutubera urugero. Hari abantu benshi bagiye bagera hano kuri izo social media uyu munsi wa none bamaze kugera hacecekerwa, bavuze amagambo atandukanye, baritakumye bitandukanye, bari bafite isura nziza cyangwa se bari bafite uko basa, bari bafite uko babayeho. Uyu munsi wa none byaranibagiranye, unaramutse unamuhingukije mu kanwa wakumva utewe, wakumva ari ikindi kibazo uvuze. Ese uyu muntu aribuka yuko nyuma y'ubu buzima ari ubundi buzima? Ese aribuka ko amaze gupfa iminsi yavugwamo nta nubwo yarenga icyumweru, hanyuma y'icyumweru undi muntu ateruye akamuvuga, yavuga uti vana imbere uwo mupfu? Nta mupfu barirwa mu bazima. Ese abundi abantu bajya babyibaza. Mu myanda rero nje rero kugira ngo Imana iri mu ijuru yacu yaduhamagaye, yamye dukoresha kuva kera na social media zitarabaho, yadukoresheje mu gihe gikomeye, yadukoresheje ibi navuga ngo ni umwanda bitarabaho. Umuntu agakorera Imana, akayikorera ukwari, akayikorera mu bushobozi Imana yamuhaye, kandi akayikorera bizi neza ko Imana idahinduka, akayikorera ayifitiye icyizere ko itajibeshya, akayikorera ayifitiye icyizere ko aho yamukuye izongera ikamugeza ahandi. Uyu munsi wa none abantu bafite inyota y'ijambo ryabazahura, bafite inyota y'ijambo ryabakura mu bunebebere. Ese umuntu niba ashobora gupfa azi Bibiliya yose, hagapfa kandi agapfira ku karubanda, ese noneho utazi Bibiliya cyangwa ukijijwe mu minsi 3 cyangwa umaze ukwezi abatijwe, we bizagenda ute? Bizagenda ute? Ibi niyo nza nkabivuga, njye mbivuga n'ifuhe ryinshi,
bivuga n'ifuhe ryinshi. Mwabadamu mwe bageze social media, bagenzi banjye, mwakoze umurimo w'Imana, mwaririmbye neza, mwahanuye neza, mwavuze Imana, abantu baracizwa. Ariko mwibuke neza yuko iyo bahamagaye ntabwo igihinduka, ni ya yindi imwe yahagaze kuri Dawidi ikamubwira ngo dore ni wowe wafashe Mukawuriya, ni wowe wafashe uriya umubanzi imbere uramwicisha, none nanjye ndagarutse, ndaje ndakuziye. Ntabwo Imana izaceceka kandi ntizanabareka, ntabwo izabareka. Ijisho ry'Imana ribariho, ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpwanye nawe. Yego, reka turebe, ubuzima bwa hano burakomeye pe, ubuzima burakomeye hano, ubuzima burakomeye. Sibitunaho no mu bakozi b'Imana ntabyita ngo birakomeye. Gukorera Imana ni ibintu bivunanye. Nsubira inyuma ho gato, ni ibintu nakwita ngo biteye ubwoba. Ni umuhamagaro nyine, ni umuhamagaro. Ariko hari abandi bari hasi yawe kandi bakiri kuyubaha. Hari abandi bakiri hasi yawe kandi bakiri kuyumvira. Hari abandi bafite agatenge kamwe akakamesa gakubita kakaraza ku ntebe kandi bakiri kuyubaha. None wowe ufite 2 cyangwa 5, none byakuyobeye, wabuze amahitamo. Kubera iki? Ntabwo wafashe urufatiro ngo urukomeze. Ntabwo uzi uwaguhamagaye uwo ari we. Wamye wumva ijwi, ntiwabanza gusobanuza. Ndibuka Samweli igihe Imana yamuhamagaraga ngo arirukanka asanga Eli, aramubaza ute se ni wowe umpamagaye? Aramubwira uti hoya, genda wiryamira, ubwo warotaga. Arongera bwa kabiri ute se ni wowe umpamagaye? Aramubwira uti hoya, genda wiryamira. Ubwa gatatu ijwi rije, Eli amenya ko Samweli yahamagawe ari Imana iri kumuhamagara. Arangije aramusobanura, ese mufite abashumba babasobanuriye umuhamagaro? Ese mufite abashumba muri kumwe nabo bababwira ngo ibi ngibi ntuze kuza kurenga izi mbago? Ibi bintu birababaje kuba umuntu azi Bibiliya akayica hejuru, abantu bakamukomera amashyi. Ariko mw'abantu mwe mwavuye mu rungabangabo, ariko mw'abantu we k'inkoni y'Imana ishe, ariko mw'abantu mwe ko ubikora kuri iyi si, ntabwo uzava kuri iyi si utabonye ingororano. Ntabwo bishoboka. Kandi cyiza kibirimo, navuga ngo cyiza kibirimo kuri bo, nuko bari kubyara. Inkoni wakubitishije mugenzi wawe nawe izagukubita ukiri kuri iyi si. Inkoni wakubitishije umubyeyi wawe nawe izagaruka nawe umwana wawe gukubitishe. Abantu mureke twige kubaho uko Imana yaduhamagaye, uko Imana yemeye yuko tubaho. Ngewe iyo mvuze ngo ubuzima bwo gukorera Imana burakomeye, Gasaro, mfite impamvu mbivuga. Uzi gukorera Imana ukayikorera utazi biro ahiri. Buriya umuntu ukorera ministeri arakora, ariko ku kwezi hari message ku itariki 25 bajya babona. Ku muntu ukorera leta bakavuga ngo umushahara wamaze kugera hehe kuri konti. Uwo muntu uko byagenda kose hari itariki ageramo zaba 15 akavuga uti aka kadeni nzakishyura. Ariko gukorera Imana ni ukwiyangaja, ni ukwiyemeza. Ngira ngo mbwire n'abantu bari mu muhamagaro cyangwa se bumva bashobora kuzakora umuhamagaro, ibi bintu ntabwo ari ibintu bimenyerwa. Ntabwo ibi bintu ari ibintu baza kushakamo amaronko, ntabwo ibi bintu baza kuza kwiyandarika. Reka nkubwire, ntabwo ibi bintu baza ngo nishaka umugabo agakena nzamuta nshaka uyafite. None se ko bazaba baca imbere yawe ari benshi, ntese uzatoranya, uzaba muswatini nawe niba ari umwami ufite abagore benshi cyane, ngo nawe uzaba umugore rero ufite abagabo benshi cyane. Ese iyo ni imyanda mw'abantu mwe mu murimo w'Imana. Noneho ese duhere mu itangiriro rya Bibiliya kugera mu byahishuwe, ninde wabikoze bikamuhira? Ninde wabikoze bikamuhira? Abantu baritwaza ijambo ngo ngewe ngo nzabikora, ngo ariko ngo nta kibazo, ngo Imana ngiracicaye ku ntebe y'imbabazi. Ayiwe, iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Ntabwo ijambo ry'Imana riravuga ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa.
nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Niryo zina ry'Imana riri gutukwa ku bwawe. Umenye yuko ejo muri kumwe. Njyewe ndavuga, njyewe nkigendera, ariko reka mbabwire, uyu munsi hari abagabo beza, uyu munsi hari abagore beza, uyu munsi havuka abakobwa beza. Yesu uzahitamo kugeza ryari? Uyu munsi ushaka uba uri kumwe n'umugore mugakena, ubukene mwakennye wiba umushinja, wishinja umugabo ubukene mwakennye, ahubwo nimupfukame musenga Imana, nimushakishe icyo mukora. Imana irubaka kandi Imana ikunda umuryango, ariko irubakira abande ko ubwenge bwanyu mwamaze kubugira amarangamutima. Uyu munsi mwamaze kubugira amarangamutima. Ngiye social media yamaze, navuga ngo urebye abantu bamaze kuyicaho kandi bitwa ngo nabakozi b'Imana, abadamu, abagabo. Birababaje kandi biteye agahinda. Noneho tugeze ku rwego abapagani byabayobeye nabo. Noneho ese baraza mu nzu y'Imana gute? Ese baraza kuza kuri Kristo gute? Ese ko twahagaze mu muryango tugatuma abantu binjira batagomba kwinjira? Uyu munsi wa none amagambo nk'aya ntago bashaka kuyumva. Gasara Imana iguha umugisha kuba wowe uyateze amatwi ukayumva. Umunyamakuru ntago ashaka ko aya magambo acaho, kandi nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Se channel yawe nuhe musanze Imana yawusanzeho, yawubonyeho? Se n'abantu bangahe bayakiriyeho Kristo? Ese n'abadamu bangahe bagaruye umutima bari bagiye gutwara abagabo b'abandi? Cyangwa se bari baranabatwaye akarekura akavuga uti ngenda rekuye? Reka nkubwire ibyo muvuga. Nyari umuntu umwe ugeze kumamagara arambwira uti mama bitangaza ntuzagira igikundiro kubera ko uzi ukavuga ngo abagore batwaye abagabo abandi ni babarekure. Naho gashaka kutwara abandi. Ndangije ndamubwira ni se abavuga yuko no muzabatwara niba bazagira igikundiro? Arangije arambwira uti reka nkubwire, hano kubaho hano ku isi ni ukwigengeserera kandi ubuzima ukabutwara uko buri kugenda. Social media ntago ari urusengero, ahubwo ni ahantu nk'ipiganwa. Ugomba kuza ukavuga ibyiza abantu bashaka, wumvisha umurongo abantu bagezeho. Niyo mpamvu abantu barara rero babashakira ibigezweho. Rero namwe rero mushaka kandi murimo murakora, kuko arabizi ko natwara Efremu umugabo w'abana 5, arabizi neza ko hari ikindi gihomora kiri muri Australia kirimo kirohereza visa, kiri kohereza amadolari 200 ku mugore ufite abana 7 kandi agiye kumutorokesha mutwaye umugabo. Uwo nguwo uri muri Australia icyo gihomora, reka nyite igihomora si n'umuntu, ni uruhomora nyine rwarwananiranye. Abanyarwanda kera niko babyitaga. Icyo gihomora kirahita kimukurikira. Ariko reka mbabwire, haryoshye ubuzima. Ubuzima buraryoshye, yego. Wagiye ku kazi byakunze, wakoze birakunda, amafaranga urayafite kuri konti, yego. Urubatse, yego. Uragiye ari ya Kimuhururu washyize etage, uragiye ari ya Norvege wakubise etage, uragiye hari ya Kuruyenzo wakubise etage. Ubuzima bwaryoshye. N'uwo mugore yewe wibye w'abandi nawe, cyangwa uwo mugabo w'abandi urimo urohereza amaviza nawe wibye, nawe umwoherereje amafaranga yawe. Ubuzima bwaryoshye ugize naho umutereka. Ariko se weho noneho we none izakorohera mu mwanya umwe nk'uwo guhumbya hatatakije harya byagenda ututwaye imodoka? Nibwo bwa mbere mwaba mwumvisha umuntu wumiye kuri vora yaratwaye kandi arangije etage atarayitaha yamaze gushira yayisize na finissage? Nibwo bwa mbere mwabyumva? Nta mupangayi wari wayigeramo. Reba umushinga wo gupanga kubaka etage, noneho atari y'umuntu umwe, na etage y'ubucuruzi ifatika mu rwego rw'igihugu. Umva uwo mushinga ubwawo, uwo muntu ubwabo yarapfuye ahagaze, akageraho awushyira mu bikorwa etage akayizamura, akageraho abishyira mu bikorwa, akaza gusa kuyifungura, guca kakanuza k'umutuku. Hahandi umupangayi ataraza kuvuga ngo hano hishyurwa ngahe, uwo muntu akumira kuri vora. Ese ibyo bintu ubundi ntago ubundi byakatubereye ubundi isomo ngo tubikuremo isomo? Ibi tureba mu isi mw'abantu mwe, aba bagore beza muri kureba ngo uyu munsi byagezweho, ariko ubundi mwanduye biti
byavuyeho ibi bintu bari kujya gutezaho ibibuno, abandi bari kwikuraho inyama, bari kwinanura. Yebabawe ngo kandi ngo ni abakirisitu. Ntabwo muri abakirisitu, ahubwo nimugarukire kirisitu. Mwamaze kumurekura, mwaramutaye. Kuko uko yakuremye, uko yifuje kombaho. Niba aje agakubita hano igicece, mama bitangaza akacinera, akaza akankubitaho aya mabinga. Hari abandi bariye n'ibiruti byanjye kandi banze kubyibuha. Niba papa bitangaza, Imana ije ikagukubitaho inda, ikagukubitaho igikanu, igagukubitaho ikiboko. Hari abandi ubu se papa bitangaza rero niko Imana yamuremye, ntago yakwifuza kubaho nka papa bitangaza. Na papa bitangaza niko Imana yemeye ko ari bube, nta nubwo ugomba kumujaginga. None uyu munsi wa none rero abantu bari gushaka rero kunezeza rero isi ntabwo isi nezezwa, ahubwo isi hinduka abantu. Izi nyama zituriho ngo wagiye gukuruza amabuno, bamwe ngo bicara bigengesereye ngo kugira ngo bidaturika. Hari umuntu cyera wigeze kwakira kuri GASARO uti byanteye ibibazo, ubu mura kwa muganga ibibazo byaraje. Ndakibuka icyo kiganiro ni cyera wagikoze. Hari abandi bagenda gakuruza amabere ngo bakayageza hariya, ariko reka mbabwire abandi bakayagabanya, abandi noneho ngo bakayagabanya. Ugasanga umuntu yari munini, ugasanga umuntu yarabyibushye cyangwa se yarananutse, ugasanga ejo ugasanga afite ibintu bitumbaraje hariya hirya. Ariko reka mbabase, ubundi biriya bintu bitumbaraje abantu babireba. Ariko mana, hari ahantu Satani arahagaze. Ntago mubizi ko Satani ahahagaze. Hari ahantu n'iki cyiza kihari, n'iki kintu cyiza gihari. Uzarebe iyo harekuye gaze, naho waba uryamye mu cyumba uhita ufungura ikirahure, siko bimeze. Cyangwa ugacana nk'akavandaratere kugira ngo akayaga kinjire. Abantu barabizi, iyo umuntu arekuye gaze muri nko muri bisi iturutse muri kiriya kintu bagenda gutubura, ntago mubizi ukuntu bigenda muri bisi, abantu bose bahitagira. None Satani uhagaze hariya hantu haturuka biriya bigaze bimeze kuriya. Uzarebe iyo umuntu agiye ahantu hiherereye, ntashaka kujya nawe n'isahane cyangwa n'igikombe. Niyo yaragiye kurya, arabanza akagenda akabitunganya, akagaruka akabanza agakaraba. Mwabantu mwe, ibi ibintu mwaduye ni ibiki? Kari mwebwe mufashe isi mukayihindura mbi, kari mwebwe mutumye akaga kamanuka, kari mwebwe mugiye gutuma. Kandi uwo muntu mu gitondo ukamusanga ku ruhimbi, we yo azabazana, Yesu azabazana. Ubwo kandi ijosi rimeze rye, bari kureba se. Ubwo se yakuzanye, nabanza guhereho nawe wakuzanye. Ubwo nawe urahari. Ugasanga abandi ngo babatijwe. Kera twigishijwe kwiyubatijwe uhinduka icyaremwe gishya. Niba wari ufite imico wari ufite ukiri umupagani, keretse ikintu nabonye umuntu ashobora guhinduka ntigihinduke ni tatuwaje, kuko tatuwaje zo ntago zisibangana. Hako nazo ziba zisa nkaho tuzikuraho. Ntabwo narimbiza, ariko habaye hari umuti uzikuraho. Byaba byiza ko zahinduka zikavaho, ku buryo na wa muntu mwicaranye mu nzu y'Imana ya tatuwaje itari bugire ute. Afite tatuwaje y'igisamagwe, afite tatuwaje y'ingwe, afite tatuwaje y'imbwa imehengo, kandi ngo ni umuririmbyi. Ese ibyo bintu mwabantu mwe, aba bantu banduye gute? Ibi bintu byavuye hehe? Ndagira ngo mbwira abantu. None ugasanga umuntu abatijwe yari afite direde, bya bintu by'abarasta byita ngo si dreads se, umenya ari direde, ariko hari ibintu by'abarasta bindi. Ugasanga umuntu afitemo igisatsi kimwe kirekire, wayabonye ufite ibintu kiterekera. Noneho umuntu yagiye kuba na pasiteri ntiyeretswe. Urebe yuko twajwemo na pasiteri ntabwo yeretswe ko icyo gisatsi gifite dayimoni. Icyo ngicyo kimwe cyasumbye ibindi. Sanga umuntu afite agasatsi gake cyane, ahandi ikindi yakimanuye gutya, kandi no kiri hano imbere ntabwo kiri inyuma, basi kiri hano imbere. Ukajya kubona azabazana Yesu, cya gisatsi kiri gukururuka kigeza ara hasi. Ibi bintu kandi abashumba ntiyabyeretswe, ngo yamushyize mu mazi akaza mu nzu y'Imana. Usanga abantu ntago bazi aho banduriye. Ndagira ngo uyu mwanda, aya magambo mvuga
niyo naje mvuga kuri social media. Kandi reka noneho se noneho nkuvuga nk'iri jambo, njyewe uko nahamagawe ntabwo njya mpfa guhindagurika, kuko nta kintu na kimwe wabona njyewe umpinduriramo, nta na kimwe. Nabanye n'Imana mu bihe bikomeye, nabonye Imana mbabaye, mbona Imana mfite inzara, mbona Imana kandi ntabwo natabariwe social media, nta muntu social media navuze ngo ni unabaye. Njyewe nabonye Imana, ahubwo nza nyibwira abantu social media. Niyo mpamvu hari abantu benshi bari gukora amakosa kubera ko baje bageze social media bagira ngo niho bagiye kubona Imana. Reka rero nje nsengera aba bantu, ngiye guhera ku badamu bagenzi banje b'abakozi b'Imana. Ikindi, ibintu birababaje cyane, bigeze mu rwego rukomeye cyane. Nari ndi kumva ibiganiro ejo bundi nejo, ngiye kumva numva umuntu w'umusore wakabaye kuba twereka urugo, hakabaye kuba twereka umugeni, hakagenda akabyara hariya tugaterura hungu na kobwa, tukinjira mu rugo rwe tukanywa icyayi, tukagwamo fanta. Tugiye kumva ngo nje ari guterana amagambo n'umuntu w'umugore, ngo yamugaburiye ngo amabyi, ngo yagiye ngo mu kibu byane y'agahinda byankorogoshoye. Navuze ngo ibi bintu nibyo twari dukeneye social media. Ngo umuntu ninde? N'abantu harimo ngo bita Dabiju na Yago, ngo yamugaburiye amabyi. Ngo yamugaburiye amabyi, ngo none ntako numvise. Ndabivuga uko yabivuze. Haravuga ngo umwanda wawe nguri kunemberamo, ngo umubiri wanjye wose. Avuga uburyo ngo Dabije na bakaza akavuga uburyo ngo bagiye ngo baryamanamo, ngo bakavuga ibiki. Ariko ibi bintu social media, leta ivuye mu matorero, ariko ijisho ry'Imana n'ijisho rya leta nirize muri social media. Ijisho nirize muri social media, kuko Dabije afite abana. Ariya magambo niyo bari abana bakumvishe, kuko negeze kubona ikiganiro Dabije yigeze gukora. Ni umudamu ufite amabuno manini, nawe umenya nawe ari muri babandi nawe bayagize gutyo. Ariko arabyemera, yarabivuze ko yacyongeresheje. Yaracyongeresheje. Yarabyemeye. Urumva umuntu wanacyongeresheje rero, urumva se ubundi hari ni iki kiza ubundi yavuga kuri Yago, cyangwa se Yago we undi yajya kumureba ariko ikindi nawe amushakaho nawe nyine adashaka, atari icyo kibuno nyine ari gushaka. Njye nababwiye ko ikibuno nta kintu kizima kivamo. Kibuno kivamo gaze mbi inuka, hani kikavamo n'uwo mwanda nayo mabyi. Reka twisengere tuve muri ayo matindi. None icyo kibuno hari ikindi kintu naragiye kugishakamo? Ntago mbizi. Nta kindi kintu yaragiye gushakamo uretse ibyo ngibyo. Ibi bintu ndi gushaka yuko na leta ubwayo ibyinjiramo, kuko niba Dabije afite abana, niba Yaga afite umuryango, afite papa uri kumva ngo umuhungu we ngo yariye iki, ngo amabyi y'umugore, mushiki we akumva ngo Yago tuvukana ngo yariye iki, amabyi y'umugore. Ibi bintu mwabana umwe, ntabwo ari njye uvuze ijambo amabyi ngenyine, na Bibiliya yigeze kubivuga n'uyu munsi iracyabivuga ngo nzaza nkukureho amabyi abantu bagusize. Nitukavuga ibintu ngo yiwe ngo uvuze ngiyo mvugo ngo kubera icyo yivuze, na Bibiliya yarayikoresheje. Iravuga ngo tujya tuvuga kandi ikintu uko kiri, kandi na ba nyiracyo niko bakivugiye. Kuko ibi bintu byo kuza korosa nibyo byatumye social media igenda izamba. Ndi kwifuza abantu bafite ishyaka, yaba iry'abanyarwanda bagenzi bacu, yaba iry'umurimo w'Imana. Hari imbaga nyamwinshi y'abantu bari kudukurikirana bari hanze, bibereye mu bihugu bya kure, bakeneye kumva ubundi butumwa, bakeneye kumva ubundi buhamya, bakeneye kumva umuntu aza akicara akavuga ngo Yago ni umusore mwiza, twabanye ndi umukobwa mu bibazo, ankoresha ibiganiro, ntabwo yigeze ankoresha ibyaha, ntabwo yigeze agira gutya. Nahuye na Yago ndi umudamu, abana banjye batiga, abana banjye bariga, nahuye na runaka mpindurira ubuzima. Icyo kintu nicyo dukeneye. Noneho n'umuntu uririya hariya kure iyo ngiyo akazajya yumva ubuhamya bw'igihugu cyiwe. Uyu munsi wa none ubuhamya turi gutanga cyangwa iki gihugu cyacu turimo turakiremera iki, amateka y'ejo hazaza. Social media irasa nkaho iri kwambika n'igihugu cyacu busa.
kuko abakirimo bari kwitwara uko bashaka. Kandi nyamara dufite abanyamategeko, ari dufite amategeko agomba kuza akayobora ibi bintu. Ikindi ngiye buriya iyo mvuze ngo abanyamategeko nibi bintu byo kuba umuntu w'umugore yagenda agatera ivi, kirana ikimenyetso kiba cyagaragaye, amategeko yakagombye kwita bakurikirana n'uwo bateranye ivi. Ntabwo ari ibintu byo kureberwa, ko ni ibintu byagaragaye. Niba ngiye nabyumvishe n'undi akabyumva n'uri kura akabyumva. Grace na Ephraim ko itavuga ati niba uyu mugore aje ku mbuga nkoranyambaga atangiye kudutabariza ribu ati ubu nta keza ke, ko nawe bari bukuvume. Nta kibazo bamvuge, ngiye n'ubundi kuva na kera sinyashyigikira ibyaha mana. Yewe Uwiteka we uzangenza uko ushaka, igihe cyane cyo kuba ku isi Imana yarakigennye, kandi ndi kwifuza kuzava ku isi umusanzu wanjye ngutanze. Ngiye ndi kwifuza ko niba aba bantu ibi bintu batabihagaritse by'ubu bukwe bari kwica umuryango, bari kwangiza umuryango. Ariko niba ibi bintu, niba perezida wacu wa repubulika afite umugore umwe, first lady, Imana ikomeze ibihera amahoro n'imigisha, minisitiri wacu akaba afite umugore umwe, Imana ikomeze ibihera amahoro n'umugisha, hakazaho w'inteko, hakazaho depite, hakazaho ba koroneri, hakazaho bose, tugasanga bose ni umugore umwe. Uyu mwanda uri mu nzu y'Imana, uyu mwanda uri mu murimo w'Imana, turawuhehesha iki? Turawukuzaho iki? Katuwusengere. Nta kindi ngiye gukora uretse gusenga. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, nta kindi cyamagurukije uretse umubabaro, uretse kubona ibiri gukorwa n'ifuhe ryinshi. Iki gihe ni igihe gikomeye cyane, ni igihe kiruhije umugenzi, ni igihe abantu benshi bakomeje kwitwara uko bashatse, ni igihe Satani ari gukoresha intwaro aciye mu bigeze bitirirwa izina ryawe kugira ngo asenye umurimo wawe, asenye n'abafite izina ryawe mutima. Ariko ndabizi ko abakumenye barakomeye kandi barashikamye, niko ijambo ryawe ribivuga. Irindi jambo ryawe rikongera kavuga ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Hari abantu mu gihe nk'iki ngiki bagiye gukora iby'ubutwari aho kugira ngo bagende bakora ibyangwa n'amaso yawe. Nyemerera aba bantu bose bacana kuri iyi social media, mbanje kukwereka abadamu bagenzi banjye, mbanje kukwereka ababyeyi b'abapapa baciye hano cyangwa se bazahaca. Ndakwingize mwami, ngwinongere urumuri rwawe rubarasire, ngwinongere ubamurikire bundi bushyashya. Hari abagiye bavugwa amagambo agiye atandukanye, ndetse n'ibimenyetso bikagaragara, ndetse n'ibihamya bikagaragara, ndetse ukabona nawe ubwo barabishyigikiye. Ngwino wongere ucyagihe bagikizwa, cyagiye wavuganaga nabo bwa mbere, cyagiye wabaherezaga itarano ukababwira ngo nimugende muri cunge, wongere ubagarukire mwami, kuko aya matarano waduhaye uzagaruka uyatubaza, uzagaruka uyatubaza mwami. Abantu twayobeje uzagaruka ubatubaza, abantu twayesheje umugisha uzagaruka ubatubaza, abantu bageze mu gihugu cyawe uzagaruka ubatubaza. Nukuri mwami, reka tubereho kubera umugisha abandi, nitubereho gusitaza abandi, kuko akenshi iyo umugore agiye akinjira urugo rwa mugenzi we ntago aba rwubatse, ahubwo aba rusenya, asenye n'uwo mutima. Kandi noneho akaba witiriwe izina ryawe, ngwino kubite hasi, ngwino usenyagura ibyo bishingikirijeho, ngwino kubite hasi ibyo bibwira, ngwino uhangagure imbaraga zose zibahagaritse muri iyo myuka mibi mu izina rya Yesu. Ndasenyagura ibi bikuta, ndasenyagura ibi bikuta. Yaba bari gushaka abagabo barenze umwe, yaba bari gushaka abagore barenze umwe, yaba bari kugenda babyara hirya no hino kandi bagakomeza bakitirirwa izina ryawe, bagakomeza bakabesha ko ari abakozi bawe, bagakomeza bakabesha ko bahanura, bagakomeza bakabesha ko ari we wabyemeye. Abangaba mwami, ijisho ryawe ribabeho, ijisho ryawe ribabeho. Sigasira umurimo wawe ntusenyuke, sigasira umurimo wawe duwadagare, sigasira izina ryawe mwami. Komeza imitima y'abakumenye, komeza imitima y'abashaka kumenya, komeza ubigaragarize mwami, umucyo wawe nubarasire. Hayi Uwiteka we, uko wari kera n'uyu munsi wa nujya uhinduka.
uko wigaragarije Mose igihe yari ari mu gihuru uramubwira ngo kwetura inkweto zawe, aho ngaho ugeze nahera, niko n'uyu munsi wa none ntujya uhinduka. Uko wigaragarije Pawulo arimo aragenda mu nzira ijya i Damasiko ukamubwira ngo hagarara, agiye gutoteza ubwoko bwawe, umuco wawe ukamutungura akikubita hasi, niko wari uri n'uyu munsi wa none ntujya uhinduka. Wigaragarize bano bantu, bigaragarize umurimo wawe wigaragarize, ngwino wubaka ibiri gusenyuka, ngwino usigasire mwami, ngwino ufate ibiganza, ngwino ufate umurimo wawe. Nta wundi mwami, niwe nyiri umurimo, nta wundi wabishobora, niwe ujya ubasha kwinjira mu mutima, niwe ujya ubasha kuwujegeza, niwe ujya ubasha kuwukora w'icyo ugomba kuwukora cyo. Ngwino mwami ukora icyo ugomba gukora muri iyi mitima y'abantu. Hari benshi baciye hano mwami bavugwaho byinshi, barahanduza, hari benshi bazahagera. Ngwino Uwiteka, ngwino wongera usubize ibintu mu mucyo, yaba mu gisata cy'iyobokamana, yaba mu bantu bari social media basanzwe, ngwino wongera usubize ibintu. Dushimiye Imana cyane, no kuri ndumva nezerewe kandi ndumva ikirere kirimo kiracya. Ndikumva hari ikintu Imana igiye gukora pe, kuko ije kurwanirira umurimo wayo kandi ntabwo izaceceka. Ibiri kuyobera abisi, bikayobera abitwa ngo n'abapagani, natwe abari mu nzu yayo natwe byaratuyobeye, ku buryo twageze ku rwego no twambaza Imana, ariko Imana nayo yarumvishe kandi iratabaye. Icyo dukeneye social media, hari ikintu Imana igiye kurema, kandi hari umukwabu Imana igiye kwikorera ubwawo. Imana igiye gukora umukwabu hano kuri izi social media, ku buryo n'umuntu uzajya haza azajya azari perfect, azajya aza ataje gusenya imitima y'abantu, ku buryo kandi n'ibintu byinshi bigiye kuzajya biba akenshi social media izajya isa nkaho noneho ije kubigaragaza, kandi noneho ibyo bintu bikahita bifatirwa icyemezo kugira ngo bize bihinduke nk'indirimbo. Ndumva hari umukwabu Imana igiye gukora kuri izi social media, hari kuko Imana igiye kureberera urubyiruko, igiye kureberera umurimo wayo, kandi Imana igiye kubikora neza. Murakoze cyane rero, ni mama Bitangaza mwari muri kumwe. Ku mazina yanjye ni Kirezi Marie Claudine, nkaba ndi umushumba w'itorero Imbaraga z'Imana Soar. Imana mwijuru ikomeze duhana umugisha, nejejwe n'Imana, kandi namwe ndabashimiye ko twabanye muri iki kiganiro. Uwiteka nabamera umugisha. Amen. 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 GASARO TV.